Ibihe byiza kuri mwebwe mudukurikiye mbabwire ko muri village urugwiro mu biro bya nyakwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame akabateraniye inama iba ministre iyobowe na nyakwa Perezida Paul Kagame ubwe. Ni inama ibaye nyuma y'umunsi umwe hasojwe inama y'umushyikirano yabaye ku nshuro ya 19 yaberaga muri Kigali Convention Center. Ni inama rero mu by'ukuri yagarutsemo ibintu bitandukanye aho barebeye hamwe ingamba ndetse n'ibyemezo byagiye bifatwa cyane cyane ku myanzuro y'ubushize mu nama yari yabaye muri 2023. Hanyuma rero mu magambo cyangwa se mu byo mukuru w'igihugu yagiye agarukaho muri yo nama y'ubushize, mukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame akaba yarasabye abayobozi badashoboye gusezera. Perezida Paul Kagame rero yasabye abayobozi mu nzego za leta badashoboye gukorera igihugu n'abaturage ko basezera bagasimburwa n'abiteguye gukora iyi mirimo. Bikaba byitezwe ko rero iyi nama y'abaminisitiri ari nayo ya mbere ibaye muri mwaka wa 2024 ashobora kuza gufatirwamo imyanzuro ikomeye cyane ndetse ishobora no gusiga hari bamwe mu bayobozi basezerewe akaba yashyirwaho abandi kuri rwa rupapuro rw'umuhondo nkuko dukunze kugenda tubigaruka. Ibi rero bivugiye kuri uwa 24 Mutarama 24 ubwo yanzuraga inama y'igihugu mushyikirano imaze iminsi ibiri. Umukuru w'igihugu kandi yasabye abayobozi gukomeza ibyiza byakozwe ariko bakanakemura byihuse ibitagenda neza. Yagize ati turusheho gukora ibyo twakoraga neza, dukosore vuba na bwangu ibyo twasanze bitagenda neza kandi tubifite mu bushobozi bwacu kuko ibyinshi twasanze bidashaka amikoro menshi usibye ko biri muri twe. Ati twahitamo rero kubihindura igihe icyo ari cyo cyose. N'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame yagaragaje ko mu nzego z'ubuyobozi harimo ikibazo cyo kudakorana ngo inzego zivugane zifatanye mu gukemura ibibazo igihugu gifite. Yagize ati uburyo bw'imikorere kugira ngo rero bukore neza bugomba guhererekanya amakuru, kuvugana, kuganira, ati kumva ibibazo ndetse no gushaka ibisubizo impamvu ati binanira abantu kugira ngo rero bumvikane iki. Ati kuko usanga kenshi abantu ntibavugana, ati umuyobozi ntashobora gukemura ikibazo wenyine, ntabwo bishoboka. Perezida Paul Kagame yatangaje ko bidakwiye ko abayobozi bicara kandi bafite inshingano bagomba gukora kandi ko abadashoboye bazajya basimbuzwa. Yagize ati ntabwo kwicara ugakora ubusa ari ibintu ati byaba mu ntego yacu byo gusimbura abantu bikwiye kuba kugira ngo rero umuntu uri mu bintu bidasobanutse dufite aho kumubika ati akwiriye kugenda kuko ushobora kubikora. Umurimo atugomba gukorwa nicyo tubereyeho. Abayobozi mu nzego za leta ati turimo kugira ngo dukorere igihugu, dukorere abaturage ubuzima bwabo buhinduke. Ati urimo ntacyo ukora, ati urimo urakora iki, umaze iki, ufite aho ujya ndetse kandi ugasezera ukajya muri ibyo ngibyo ati byaba byiza. Harabo rero yakuriye inzira ku murima. Perezida Paul Kagame yasabye abayobozi bitabiriye inama kutagira imyumvire nk'iyabo mu mahanga yakomojeho ubwo yatangizaga umushyikirano ku itariki 23 Mutarama. Aba bayobozi kandi umukuru w'igihugu ahamya ko bafite imyumvire ishaje, bagaragaza ko bafite umugambi wo gukora impinduka mu Rwanda nyamara ibihugu bayoboye byugarijwe n'ibibazo. Yagize ati ni nk'ababande navuze ejo, ati harabatekereza ati nk'abakiri muri bya bihe bya kera, ati muri iki gihe kubona umuntu wabaswe n'ivangura utekereza ku moko nk'akwiye gutwara politike y'icyo gihugu ati gikwiye gukora n'ibyo abantu bakeneye kwikorera ati n'uburwayi. Ati maze rero tugatangira kuvuga ati abanyafurika iki gihugu. Perezida Kagame yatangaje ko aba bantu cyangwa se abanyamahanga ati bugarijwe n'ibibazo bityo ko aho kuvuga u Rwanda bakabaye bateza imbere imibereho yabo. Yagize ati ufite uburenganzira bwo kuvuga ariko ukwiye kuvuga ukuri kubera ko guhari. Atufite abantu rero bawe bambaye ubusati ku mihanda nta biribwa bafite ati none uraho uvuga ko ushaka kuza kwigisha u Rwanda icyo gukora no kuruhindura ati wabikorana iki ntacyo ufite. Mukuru w'igihugu yagaragaje ko bihangayikishije kuba hari abantu barenze umwe barangwa n'izi mvugo ati kandi ko ati birashoboka ko harimo abavuga ayo magambo kubera ruswa bahabwa. Yagize ati kubw'ibyago si ikibazo kimwe gusa ati birasa naho ari rusange kuba hari abantu nk'aba ati niba biganana ati niba barahawe ruswa. Perezida Kagame kandi yamenyesheje abantu ko guhindura u Rwanda bitazabashobokera. Yagize ati aho gutekereza guhindura ibiri mu Rwanda se kuki udahindura ibiri mu gihugu cyawe, kubera iki wagira imyumvire yo kunenga icya mbere si ibyo ati cya kabiri ntibyanagushobokera.
Perezida Kagame kandi yagarutse kuri iyi ngingo nyuma y'aho Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi na mugenzi wa Burundi Evariste Ndayishimiye bavuze ko bazafasha Abanyarwanda guhindura ubutegetsi bw'u Rwanda. Ni imvugo yaranze Tshisekedi mu gihe yamamarizaga umwanya w'umukuru w'igihugu. Perezida Ndayishimiye nawe amwiyungaho tariki 21 Mutarama 2024 ubwo yaganizaga urubyiruko rwari rwateraniye i Kinshasa nyuma yo kwitabira umuhango w'irahira rya Perezida Felix Tshisekedi wa Kongo. Ikintu yavuze nshaka gusubiramo ko n'ubundi turakivuga kenshi mu mikorere ariko bimwe ndaza kubivuga mu gusoza ariko mvuga akantu kamwe gusa ibindi ndaza kubisubiramo hanyuma usibye kumushimira no kumushimira ko ntabwo yavuze ijambo gusa hano ubwo mumureba afite na byinshi afasha mu bikorwa cyane bitanga n'umusaruro cyane cyane mu bijyanye n'iby'ubuzima byinshi cyane ntabwo twakwirirwa tubisubiramo hano ariko nagira ngo mbone umwanya wo kumushimira. Ariko akantu yavuze kandi agomba kuba yarahuye nabyo nk'umuntu nyine ukora hano mu Rwanda, abantu badafata ibyemezo badashyira ibintu mu bikorwa. Nagira ngo nsobanure ikintu kimwe, abenshi koko njya numva babivuga babanje kuvuga fear to take decisions cyangwa to make mistakes, cyangwa bigatuma ibintu bidindira ikintu cyagomba gukorwa mu kwezi kumwe kigatwara amezi 6 cyangwa umwaka. Icyo nashaka gusobanura ni kimwe, iri jambo rya fear ndifiteho ikibazo gute. Aba bantu bakora ibi ngibi mu by'ukuri ntacyo batinya, so it can't be fear. If one wanted to see it as a fear, then it is an excuse. It's not fear, because these people, why don't you, it is also selective. Why don't you fear the consequence of doing nothing? See, why don't you fear that? If it is really a matter of fear, you fear to make a decision because you are fearing to make a mistake, you are fearing to fail. Yeah, but all that, if you don't make a decision about doing something, actually there is going to be bigger fear. I mean, there is going to be bigger consequence. You should be fearing the consequence of that, of not doing anything, of not doing the right thing, of not doing different things the right way. Ariko baranabizi ibyo bavuga ngo batinya gukora iki kugira ngo hatavamo ikosa. Aba bantu benshi tuvuga ntabwo ari abantu usanga ari bo ku muhanda gusa batazi n'icyo bakora. Abo ngabo abo bavugwa nabo twirirwa turihirira amafaranga, bafite za PhD, bafite za doctora, bafite ibintu byose. Ibyo se wiga ibyiki? Ndi nugaruka ukavuga ko utinya gukora ikintu kitavamo, iyo ntabwo ari impamvu. Nagira ngo gisubiriremo kugira ngo mwese mwumve ibyo bintu munabyivanemo, muzabivane no mu magambo yanyu muvuga. Yewe mwagiraga fear, ntabwo wakora ku buryo cyangwa ntukore ku buryo abantu batakaza, igihugu gitakaza. Ukwiye gutinya ko igihugu gitakaza. Ntabwo rero ni imikorere mibi gusa, ni ugukora nabi bikwiye guhagarara, ntibigire
excuse ntibigira impamvu wagomba gukora ikintu uyu munsi ukigijeyo ngo uzagikora icyumweru gitaha cyangwa ukwezi gutaha kugira ngo ugire ute noneho ukora iki kugira ngo gutinya bibanze bigushiremo gutinya iki kwanza kuki uhitamo ibyo utinya n'ibyo ibindi ntubitinya kandi ibyo wahisemo gutinya bikaba ari byo byoroshye kurusha ingaruka zo kutagira icyo abantu bakora nicyo nashaka gusubiramo hejuru yo gushimira Dr. Senate wabizanye ariko n'uburyo nawe yitanga mu bikorere by'akazi abantu bakihutisha ibyo bakora kuko nta mpamvu hari ibyo dufitiye uburyo ibyo bikwiye kuba bikorwa ibyo tudafitiye uburyo ibyo bishobora gutinda igihe tugishakisha uburyo ibyo birumvikana nta n'usabwa gukora ibidashoboka nta muntu urasabwa gukora ibidashoboka hano ibintu byose dusaba abantu gukora ni ibishoboka ibishoboka birakorwa iyo mini zihari ibidashoboka kubera ko nta mikoro ahari icyo gihe amikoro arashakwa ariko abantu bajya bava mu gushakisha impamvu zitariho n'ibyo nashaka ubwo byose ndabisobanuye nta mpamvu y'abantu basubiramo arakoze nyakubahwa perezida wa repubulika kuba ibyavuzwe byose ibyabajwe byose cyangwa se n'ibyo gushima byose abinyuzemo kandi ndabibemerera yuko nagiye byandika ntacyo yasize byose yabinyuzemo ubwo rero nagira ngo mumfashe dushimire abatugejeho ikiganiro ndetse n'abatanze ibitekerezo byose mushobora gusubira mu myanya yanyu ariko nk'uko nta kibazo mwasubira mu myanya yanyu n'abakuru turi hano ntiducike intege kubera yuko aba bajene cyangwa se urubyiruko bashobora kudukanga bakavuga bati batuvanyemo nta gucika intege kandi n'abakuru ntitwirare nanone ku rundi ruhande ngo twirare ngo urubyiruko rurahari ngo tugende turyame ngo byarangiye ngo bazabikora oya ni ukubaguma iruhande ni ukubaba hafi ni ukubagira inama cyane cyane ko nabonye ari n'abantu batakwanga kumva inama kugeza igihe bazasimbura abakuru uko bikwiye koko ariko iki cyizere cyo kirahari tugana kuri gahunda uko zikurikiranye nagira ngo mbibutse abitabiriye inama bose ko itsinda rishinzwe kwandika imyanzuro y'inama ririmo rifata riyandika kandi nimara kwinoza rikazayitugezaho vuba mu kanya rero twagira ngo dusabe nyakubahwa perezida wa repubulika abitwemereye tumusabe kutugezaho ijambo risoza iyi nama y'umushyikirano muri iyi minsi ibiri yari iteranye ku nshuro yayo ya 19. mwiriwe neza ndi buhine ijambo ntabwo ndi kuko byinshi byavuzwe ariko ndagira ngo mbanze mpere kubashimira iyi nama y'umushyikirano yagenze neza yarihuse yarisobanutse kurusha ndetse izindi zabaye mbere yaho birerekana ko dutera imbere ibyo ari byo byose ubwo nubwo twakwifuza gutera imbere cyane kurushaho urabanza ugashimira bikeya byabonetse noneho ugasaba abantu ko kuvuga ko byagenze neza ntabwo bivuze ko ari aha dukwiye kugarukira ahubwo n'izaza yindi mwaka utaha izarushaho kuba nziza nicyo nashaka kuvuga ndabashimira rero mu ijambo rigufi
ubundi ntabwo mfite byinshi kuvuga kuko ari bimwe twabivuze umunsi wa mbere, ibindi mwarabivuze mwebwe ubwanyu mu biganiro mwaduhaye. ubu ahubwo icyo nayo nkwiye kuba mvuga ni ukubaza, kwambaza ibyo twaganiriye aha ngaha, tuganiriye aha muri iyi minsi, ibyo twasanze bitameze neza, ibyiza se twashimye. ubu tuvuye aha tuhavanye iki kugira ngo dutere intambwe, turusheho gukora neza ibyo twakoraga neza, dukosore vuba na bwangu ibyo twasanze bitagenda neza, kandi kubikosora ibitagenda neza tubifite mu bushobozi bwacu, kuko byinshi twasanze biri no bidashaka amikoro menshi, usibye ko biri muri twe twahitamo kubihindura igihe icyo ari cyo cyose, nabyo bitagoranye. icya mbere, niba ari sisitemu kugira ngo ikore neza, igomba guhererekanya amakuru, kuvugana, kuganira, kumva ibibazo kimwe no gushaka ibisubizo. impamvu binanira abantu kugira ngo bumvikane bavugane ni iki? kuko kenshi usanga abantu ntibavugana, kandi bagomba buri wese, ntawe ushobora gukemura ikibazo ari umwe, nta minisiteri imwe ishobora gukemura ikibazo, no muri iyo minisiteri ntabwo umuntu umwe ashobora gukemura ibibazo. umuyobozi aho ari hose ntashobora gukemura ikibazo wenyine, ntibibaho, ntibishoboka. igituma rero udakorana n'abandi bagenzi bawe ngo ibibazo birusheho gushakirwa umuti kandi byihute. icyo wagomba gukora uyu munsi ugikora uyu munsi, aho kujya kugicumbikisha ngo uzagikora ejo, ejo bundi, gusa nta n'impamvu. ibyo wagomba gukora mu nshingano zawe ufitiye ubushobozi, ugashaka ko habanza hakaba inama, gutegura inama, nabyo bigatwara iminsi. inama abazizamo bakaza bakererewe, baseta ibirenge, ubundi bakaza bakicara, ntibagire icyo bavuga, bakicaramo gusa bagataha. wamubaza wahura nawe ukabwira ngo yari mu nama. mu nama wari urimo wakoze iki? wavuze iki? inama wayifashije iki? kwicaramo gusa, kubuza abantu oxygen mu cyumba wari wicayemo gusa, nicyo watwayeyo iyo bigumana n'aho wari uri. gukora muri mwebwe, muri twese harimo ikintu umuntu ashobora gukora igihe icyo ari cyo cyose. ntabwo kwicara ugakora ubusa, ntabwo ari ibintu nanone byaba mu ntego yacu. gukorera hamwe, ariko ndanabivuga kugira ngo moderator ibyo yatubwiraga mu kanya, avuga urubyiruko n'abakuze, bamwe ntibagire ubwoba, abandi bakwiye kugira ubwoba rwose. byo gusimbura abantu byo bikwiriye kuba igihe umuntu ari aho, ari mu bintu bidasobanutse, dufite aho tujya kumubika, akwiriye kugenda, ntajya kujya, kuko ushobora kubikora genda bibabwira, kuko abandi mujyaho ngo batabumva nabi, nunyumva nabi urangira uteze. so njye nta kibazo, ndabikubwira, ushaka kunyumva nabi banyumve nabi. umurimo ugomba gukorwa, nicyo tubereyeho. abayobozi mu nzego za leta turimo kugira ngo dukorere igihugu, dukorere abaturage, ubuzima bwabo buhinduke.
urimo ntacyo ukora urimo urakora iki uramaze iki ufite aho ujya ndetse ugasezera ukigera muri ibyo ngibyo byaba byiza ko wabikora abantu bagasigara bagomba gukora imirimo icyo mbivugira ni iki ariko muri ibyo byose inshingano zacu nitutazifata ngo abe ari twe tuzikora hari undi uzaza akabigukorera uwo wundi uzaza akabigukorera ntabwo azabikora ku buryo washakaga cyangwa